munyarwandakazi aho uherereye hose, ndabizi ko iyo mvuze Amavubi wumva icyo nshatse kuvuga. Iyo mvuze Amavubi nshatse kuvuga ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Aka kanya mureke tuzamura ibiganza twese aho duherereye, naho muri komenti tubahereze indabyo zabo. Ntacyo batakoze, ntacyo twabashinja, ntacyo batwimye bagifite, bitwaye neza uko bashoboye. Ngewe kano kanya congratulation kuri buri musomeye, dore dufite n'ubuyobozi bwiza, our president, his excellence. Shout out kuri president wacu, umuntu w'umutaramu, umuntu mwiza cyane kugira perezida wacu, ndetse mbisubiremo kugira umuperezida nk'uyu nguyu ni Imana yamutwohereje, nuko nta handi hantu twamukura. Aratwinjira muri buri nguni akadushakira ibisubizo. Tumeze neza twebwe, aho ikintu tubura twebwe turabura kwishyira ku murabo. Ikiganza cyabo nicyongere kigaragara. Mbaza ngo kiragaragara gute? Ndasaba, ntago ndi gutegeka, ariko nk'umunyarwanda byanshimisha. Noneho nk'umusportifu ngiye kwambara ibendera ry'u Rwanda, noneho turi no kubona ama victory menshi cyane, byaba ari mwa kandi igisubizo gihari. Ntago ibintu football yo muri iyi minsi irubatse, iragaragara. Ntago umuntu azinduka mu gitondo wahitaza ngo nukubera ngo ari uyu nguyu. Wapi? Uyu Guardiola yarateguye, uyarite turabona ko ari guhangana n'iyo miteguro. Aba Enzo Maresca, bari aba Jurgen Klopp muri Paris Saint-Germain, muri kubonamo ba Enrique, n'abantu bari gutegura. Hansi Flick aje muri Barcelona asangamo Xavi, amaze kugira utuntu tumwe na tumwe agenda ategura. Ariko urabona ko bigenda bitanga umusaruro. So nimureke rero nongera kubasaba iki kintu, mushimire abana b'u Rwanda bakoze, batanze ibyo bari bafite, ahubwo mubahereze motivation, mubahereze inkunga ku buryo ubutaha noneho. Hello everyone, what's up Rwanda, what's up Kigali, what's up buri muntu wese kurikirana Dako Sport Show. Uyu ni wa mungu wanyu rero, umuhondo mwigi merekeye muri bombe yama mu mabuye y'agaciro, nyita umuhungu wa ruhago. Football is always, nuko nabibabwiye, my life. Football is always my life. Ndagarutse ngo tuganire, ariko mbere na mbere mbanje gushimira buri wese umaze gutera inkunga Dako Sport Show iyo ariyo yose, yaba kuyireba akangiza ibiganiro, yaba gukora subscribe. Nanakwibutsa wowe utarabasha gukora subscribe, reba aho hantu hepfo hari akantu k'umweru kanditsemo subscribe, ukandeho, ubundi tujye tubana buri munsi kugira ngo utazabicikwa n'amakuru meza ya siporo hano muri uyu muryango wa Dako Sport Show. Narinje ngo twiganirire, ariko mfite n'ibyishimo, nubwo uyu munsi shize nababwiye ko mfite agahinda, ariko uyu munsi byibuze hari agatima kongeye kugaragara. Byibuze ndi hano kugira ngo mfereste, ndi hano kugira ngo mpereze icyubahiro bagombwa. Uribaza ngo abo ni bande? Uribaza ngo bakoze iki? Reka nze tubane mu kanya twiganirire muri rusange, mbabwire ibijyanye n'Amavubi, urugendo rwayo aho rurangiriye, mbabwire nibikomeza. Ni iminota 10 turi bubanemo gusa, ntabwo ndi buyirenze. Ndagira ngo tube turi kumwe, don't miss out. Munyarwandakazi aho uherereye hose, ndabizi ko iyo mvuze Amavubi wumva icyo nshatse kuvuga. Iyo mvuze Amavubi nshatse kuvuga ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Aka kanya mureke tuzamura ibiganza twese aho duherereye, naho muri komenti tubahereze indabyo zabo.
ntacyo batakoze, ntacyo twabashinja, ntacyo batwimye bagifite, bitwaye neza uko bashoboye. Ngewe kano kanya congratulation kuri buri musore wari wese, buri mukinnyi w'ikipe y'igihugu aho aherereye hose, uruhare rwe uko yari ashoboye yaritanze. Byibuze babashije kutwereka inzitizi, babashije kutwereka ikibura, babashije kutwereka ko hari n'ibyo bashobora. Iminsi ishize twavugaga ko turi kublaminga, turi kubabwira ngo ibi ni ibiki. No. This time biragaragara ko u Rwanda ruri muri position nziza mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Ni amadetaye mato ari kuburaho kugira ngo byibuze mu minsi iri imbere tubashe kurya ku mbuto, tubashe kwishimira ibyo tuzaba twaragezeho. Nkizi ibyo mu magambo, twari dufite umukino w'ikipe ya Nigeria ku mugoroba washize. Amavubi nje kuva nabaho nibwo bwa mbere mbashije kubona mu gushaka icyo kwikarifiya abashije kuza amanota 8. Iryo ni ishimwe, ni intuza ya mbere, ni ururabyo rwa mbere ngomba kubaha. Congratulation. Ururabyo rwa kabiri, n'Amavubi yongeye kutwereka ko kuba yatsinzwe igitego kimwe ashobora kuva inyuma agakora comeback akaba yanatwara n'insinzi, victory tukayibona. Ibyo ni ibintu ikoze ku nshuro ya kabiri mu gushaka itike muri iyi minsi. Yabikoze kuri Benin hano mu Rwanda, ibikoze no kuri Nigeria isanze mu gihugu cy'iwabo. Ikindi cya gatatu, ni Amavubi yerekanye ko ashobora no kujya hanze agakora y'insinzi. Wow. Nimureke twishima aho turi twese nk'abanyarwanda. Aho muri comment mushyiremo ibitekerezo byanyu, muvuga muti Amavubi ageze ahantu heza. Icyanyuma nasorezaho, fighting spirit ijyanye n'umutoza dufite. Uyu mutoza akwiriye indabyo nawe. Ni umutoza utweretse ko byibuze abanyarwanda dufite impano, ahubwo turi désorganisé mu bijyanye na sport. Icyo rero njyewe ndi gutekereza, twakinye na Libya ejo bundi, twasabwaga byibuze inota rimwe cyangwa se kwitsinda turi no mu rugo, ntabwo twabishoboye. Iyo ni côté faible yagaragaye. Tugiye muri Nigeria, dusinze Nigeria, ba Victor Osimhen bari bahari, ba Boniface bari bakinnye, uwadusinze igitego murabizi ko ari Chukwueze, abakinnyi bayo bose bari bahari. Ntabwo bamwe ngo Nigeria ngo ni ikipe ya kabiri. Nigeria igira amakipe abiri n'ubundi abakomeye cyane kurusha n'Amavubi. Ugereranyije naho bakina, naho abacu bakina, bari kuri level nziza cyane. Ariko u Rwanda ruvanye victory muri Nigeria. Iri ni ishimwe rya mbere buri munyarwanda wese yakwiye guheza uriya musore wese wagiye gukinira ikipe y'igihugu Amavubi, akamubwira ati witwaye neza. Tureke ibintu byo kuvuga ngo ntabwo duhaye itike kujya mu cy'Afrika, ntabwo ugize gute. No, uyu ntabwo ari wo mwanya. Ubu mwanya rero aka kanya, uyu mwanya ikintu cyo dukwiye gutekerezaho, dukwiriye gutegura iki? Uruhare rwanjye nk'umunyamakuru Dako, igitekerezo cyanjye ngomba gutanga hano, abatekinisien ferwafa muri rusange, ubushobozi bwabo, ikiganza cyabo nicyongere kigaragare. Mbaza ngo kiragaragara gute? Ndasaba, ntabwo ndi gutegeka, ariko nk'umunyarwanda byanshimisha. None nk'umusportifu ngiye kwambara ibendera ry'u Rwanda, none turi no kubona ama victory menshi cyane, byaba ari nk'umunyenga. Kandi n'umunyarwanda uwo ari wese aho yaba ari hose, twasura no ku kibuga nariya amafaranga twayabona. Reka twinjire muri ku bijyanye n'abatekinisiye muri rusange. Technically nimureke twongere dushake ibi bikampani bikomeye nk'abatekinisiye bazi umupira w'amaguru banawuzobereyemo. First of all, tubanze twinjizemo abatekinisiye, twinjizemo abawukinnye bazi no gushakisha amakuru kuri wo, bazi n'ibyawugirira akamaro cyane. Icya kabiri, noneho aho ngabo nabo binjemo abatekinisiye twemeye, twanahamirijeho, bagende badushakire abashoramari bazi batumenere umupira wacu w'u Rwanda. Ibyo bizavana umupira w'u Rwanda ku rwego wari uriho biwujyane ku yindi level. Then
ntabwo tuzongera kubura impano, ko byagaragaye ko abanyarwanda barashoboye. Ahubwo dutegura gute ikintu dushaka kugeraho? Ni gute dusetinga our goals nk'abanyarwanda, nk'abantu bari mu mupira w'amaguru? Iyo niyo nzitizi, naho ikibazo giherereye. Twikubita agashyi, dushyire hamwe, dutezanye umurindi, dushyiremo imbaraga. Ni ukuri kw'Imana bivugiye hano kuri Dako Sport Show, u Rwanda ruzaba ikirangirire mu bintu bijyanye na siporo, cyane cyane muri football, ko ndabizi neza ko abanyarwanda barashoboye. Ntabwo wambwira ukuntu ikipe y'abanyarwanda nk'iriya ishobora kujya muri Nigeria iri guhura n'abandindi, iri guhura n'abacukweze, iri guhura n'abantu bagiye bakomeye ba Rukman, ba Boniface, abantu ba Victor Osimhen. Umbwira ukuntu hagenda ukavana amanota muri Nigeria 3. Uzi ko byagarukiye ku munota wa nyuma twari tubonye itike. Iyi Libya yadukuye amanota 3 ntabwo ikomeye, ahubwo byose birapfira mu ipfundo ni rimwe. Turi gutegura gute? Ese mo hasi turi gukora barumuna babo? Turimo turakora mu buhe buryo? Umutoza w'Amavubi rero mugarutseho, uyu mutoza ni umutoza ushoboye, ni umutoza umaze kutwereka urwego rwacu. Yego muri aho muri interview ajya arakara, agasubiza ibisubizo bitari byiza, akanavuga nabi, urumva. Ariko sometime ni urundi ruhande, iyo unarebye ubibona nk'aho ari byo. None se tuzafana Amavubi gusa mu ntsinzi gusa? Ese turashaka intsinzi tutarigera tunashakira ibisubizo by'iyo ntsinzi? Yaravuze ngo niba dushaka ko tuzaduhora turi twishimye, tujye gufana Brazil na za Espagne n'andi makipe agiye akomeye, ko niyo ahora atsinda. Ariko mu gihe tuzi ko dufite Amavubi yacu, tuzi ko dufite abakinnyi batigeze baca mu marerera ateye ubwoba, ngo abe yaraciye mu Academy ka Paris Saint-Germain, yabaciye mu nyine ahantu hagiye hari kuri standard ku rwego, kandi tukaba dushaka kugera ku ibyo bintu izo kipe zagiye zigeraho. Nimureke tujyane na process, tujyane n'inzira. Ejo niho baramubajije, arababwira ngo nimutegereze muzabona umutoza uzabaremera abakinnyi bazi gutsinda ibitego. Ni ibisubizo agenda asubiza kuko arababaye. Turimo turamwaka ibintu biri forsoma, cyangwa turimo turaforce ibintu bitaraza, bidahari. Twagakwiye kumuhereza umwanya rero. Ngiye ku giti cyanjye mbona uyu mutoza ngo agakwiye kumuha amasezerano meza. Ahubwo ikibazo twakibaza, aya masezerano uyu mutoza arayemera? Ahubwo twemere kutwongerera amasezerano? Ni ikibazo twakwiye kwibaza nk'abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri ngendeye ku mboni yanjye, ku byo mbonye kuri aya Mavubi, yego tubuze qualification, ariko bigaragaye ko dufite impano. Nje ndabona uyu mutoza mwamwongeza igihe, mukamuha igihe kigaragara, mukamuhana kontra nziza, kuko urabona ko ibintu akora bifite umumaro, bifite umusaruro mu gihe kizaza. Mureke kano kanya tubanze tugenda no mu buzima busanzwe. Ntabwo ushobora gutangiza business ngo uvuga ngo rero winjiza birenze. Ni gake. Mu kiganiro cyashize nababwiye ngo na Senegal zabitangiye 2010-2012 zitangira kurya ku mbuto muri za 2017-2019, aho zatwaye igikombe cya Afrika, aho bitabira igikombe cy'isi, aho baproducinze abakinnyi i Burayi bakomeye, ba Sadio Mane, ba Koulibaly, abakinnyi ba Sari, abantu benshi bagiye bakomeye, ba Mendy bakinaga muri Chelsea batwara Champions League. Sibyo? Natwe rero uyu niwe mwanya mwiza, dufate imyaka 3 cyangwa 4, dutegure, dufite impano. Nyuma y'imyaka 4 turatangira tubona Amavubi akomeye, then dufite n'ubuyobozi bwiza. Our president, his excellence, shout out kuri president wacu, ni umuntu w'umutaramu, umuntu mwiza cyane. Kugira president wacu ndetse mbisubiremo, kugira umupresident nk'uyu nguyu, ni Imana yamutwohereje, nuko nta handi hantu twamukura. Aratwinjira muri buri nguni, akadushakira ibisubizo. Tumeze neza twebwe, aho ikintu tubura twebwe turabura kwishyira ku murongo. So rero ngenda ndabona bijyemo n'izindi mbaraga, dushyiremo n'imbaraga,
bihere none muri shampiyona y'igihugu, bayimenemo amafaranga, dushakira abashoramari bamenemo amafaranga, bashyiremo imbaraga zidasanzwe, impano ziboneke. Noneho sasa cya kibazo Haruna yibajije ngo kuki dukunda gushyikira ibintu byo hanze kurusha iby'iwacu, umuti urahita uboneka. Uzajya ubona abafana buzuye kuri stade, itike niyo wayishyira ku 10,000 turi mu buryohe, ninde utayigura? Ariko nanone umufana guhora agenda kuri stade ababaye, kandi igisubizo gihari. Ntago ibintu football yo muri iyi minsi irubatse, iragaragara. Ntago umuntu azinduka mu gitondo ngo ahitaza ngo nukubera ngo ari uyu nguyu. Wapi? Uyu Guardiola yarateguye, uyu Arteta turabona ko ari guhangana n'iyo miteguro. Aba Enzo Maresca, bari aba Jurgen Klopp muri Paris Saint-Germain, muri kubonamo ba Enrique, n'abantu bari gutegura. Hansi Flick aje muri Barcelona asangamo Xavi, amaze kugira utuntu tumwe na tumwe agenda ategura. Ariko urabona ko uri kugenda bitanga umusaruro. So nimureke rero tubane, dusetinge goals imwe nk'abanyarwanda, kandi nongera kubasaba iki kintu, mushimire abana b'u Rwanda bakoze, batanze ibyo bari bafite, ahubwo mubahereze motivation, mubahereze inkunga ku buryo ubutaha noneho ubu deje bamaze kubona ko byanashoboka. Turacyafite qualification yo gushaka igikombe cy'isi, kandi duhagazemo neza. Ibi rero biraza kuba motive. Nimureke tubatere imbaraga, tubatere ka morale, bumve ko bashoboye. Dushobora kubura itike yo kujya mu cy'Afrika, tukazabona n'andi matike meza cyane, duhereye no kuri iyi ngiyi dufite gushaka icy'isi. Birashoboka. Icyambere ugomba gusenga, ukizera ko Imana ibaho, ubundi ukanizera no mu byo ukora, then ukanasetinga goals, ukana preparinga, ugategura, nta kidashoboka. Ibi ni ibitekerezo byanjye nka Dako, nk'umunyamakuru wa Dako Sport Show. Reka noneho mu kanya gatoya ngiye kuzenguruka uyu murwa, ngiye kuzenguruka i Kigali, nzenguruke n'impande zose mu ahantu hose hagiye hatandukanye, ngende bashakira ibitekerezo ku bijyanye n'ibi bintu Amavubi aciyemo muri iyi minsi byo gushaka qualification kujya mu cy'Afrika. Turayibuze, ariko ntago twabagaya cyane. Ibyo bari bafite n'ibyo batanze. Numva ibitekerezo byabo, buri umwe kuri umwe bagende bambwiye ko babyumva, then ndaza kubahereza part 2 ninjiye noneho mu baturage, mu bafana bakunda u Rwanda, bakunda Amavubi, barushigikiye. Batubwire uko babibona, batubwire n'icyo babona kuri uyu mutoza w'Amavubi, ndetse batubwire n'ikisabwa kugira ngo ibintu bizagende neza, tubashe kwikarifiya mu gikombe cy'Afrika. Murakoze cyane rero, yari mu Rwanda ko nkomeje kubashimira ubufatanye mukomeje kunyereka, nkomeje kubashimira ukuntu muri kureba ibiganiro byanjye, nkomeje kubashimira kuri support mukomeje kugenda mumpa. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Ariko ntabwo nyansoza ntababwiye kano kantu, ku muntu wese wabiye kino kiganiro akakirangiza, nta kibazo na kimwe kijya kigenera Imana. Ikintu cya mbere, ugomba gusenga cyane, uganakora cyane, kandi ukizera ko Imana ishoboye buri kimwe, ndetse mu byo ufite ukajya wibuka gusangira n'abababaye. Iyo migisha yose, umuntu umwe yaravuze ngo jya ugira neza wigendere, ineza ugize uzajya uyisanga imbere. Ndabakunda rero bakunzi ba Dako Sport Show, Imana ikomeze kubana namwe. Hasta la vista, ciao. Icyo mbateganyiriza ni ukujya kubereka abafana reaction bafite kuri bino bintu by'Amavubi